Muraho neza, nitwa Uwimana Patricie, bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuwa gatatu ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Uyu munsi turaganira ku byerekeranye n'ubworozi bw'amasazi y'umukara. Ubworozi dukorera mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Rusebeya, akagari ka Mberi, umudugudu wa Marimba. Tukatworora aya masazi y'umukara kugira ngo adufashe kubona maggot cyangwa se amalarve turaha ingurube, tukaha n'inkoko. Turi mu mushinga wo kugerageza ubworozi bw'inkoko, turimo turabugerageza wo kugerageza ingurube wo wararangiye, ariko turi muri gahunda yo kuvuga ngo ese aya matungo twajya tuyagaburira iki kugira ngo arye ahage kandi arye indyo yuzuyemo intungamubiri zose, dukurikije ko muri iki gihe ibiryo by'ingurube bihenze. Ntabwo uyu munsi rero ndahera ku gice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, igice cya kane gutyo, ntabwo nabikora uyu munsi. Nahisemo gusa kugira ngo murebe imwe muri video mu byo uburyo dukora, uburyo tuyagaburira cyangwa se uko umukozi ayitaho. Reka turebe video noneho dukomeze. Aha murabona umukozi akozemo, ari kureba ko yose ameze neza. Murabona yakozemo ahita arinyagambura kandi ni menshi cyane koko. Ntabwo zari zaba magote, turacyari utwana, nuko ngo twahoze ari amagi yarituraga, avamo larve ni abazo ko mbyita. Noneho turatugaburira, turimo turagenda dukura, bisaba ko dukoramo. Ntabwo ari amasazi nk'ariya musanzwe muzi, ari yakunda imyanda, ari yajya muri toilette, ari yatera indwara. Oya, amasazi y'umukara iyo ubwayo yanga umwanda, kandi iyo yakozeho ntabwo agutera umwanda, kubera ko iyo ubwayo yica ziriya za bagiteri zitera imyanda. Rero murabona ko umukozi atangiye akoramo, mubona ari dutoya. Hano twatangiye gukora ni tunini kabisa, kandi harimo ibiryo tuzigaburira. Dushyiramo ndamujugutanye, tugashyiramo amashu, tugashyiramo ibishayote, tugashyiramo bashonje abantu bakunda kwita mu cyeza. Zirya ibintu byose bibaho, wagira ngo zigira amenyo, kuko n'amagi zirayarya. Twigeze kugerageza, ntabwo twazihaye amagi kubera ko turi kwirengagiza ko hari abantu bakeneye kurya amagi, ariko yarigerageza. Turavuga tutirega dushyiremo igi, turebe. Dushyiramo igi rihiye, mu minota 30 zari zirimaze. Noneho zirira wa muhondo wazo w'imbere, byinuza ko twamanje kuritonora. Kiriya gishishwa ntabwo nabona ni igishishwa, nuko ngukuraho igishishwa, hakaza noneho igice cy'umweru, imbere hakaba harimo igice cy'umuhondo. Zirira umuhondo, cya kindi cy'umweru zikakirya nyuma. Ikindi, ufite n'ibigori wabitogoshije, bimwe umuntu arya yabitetse byahiye, ukaterekamo ikigori, zirakirya hagasigara igitiritiri gusa. Ukibaza niba zigira amenyo, bikakuyobera. Gusa nk'uko muri kubona umukozi ari kuzikoraho, kirafashe ni bashonje bita mu cyeza. Tuba twazikasemo uduce, zikazirya pe. Icyizere cyo kuba worora n'aya masazi y'umukara nuko biriya zirimo zirya zirabicagagura kugeza igihe noneho byumye, hagasigaramo agafumbire kameze nk'agafu ka kawunga, agafu mbese kanoze. Akaba ari agafumbire k'umwimerere ushyira mu karima k'igikoni. Ushobora gushyira mu birayi, ushobora gushyira mu bishyimbo, nyine ibishyimbo wahinze ntabwo ari mu biryo. Ukabona ifumbire y'umwimerere iruta iri ugura mu ruganda. Rero
korora amasazi y'umukara hagora intangiriro. Hari video nigeze kubivugamo yaratugoye pe, ibyo twenda no kubihagarika, ariko uburyo ufite intego uragerageza, birananirana ugakomeza niba ari ibintu abandi bakora bakagera ku ntego mu gihe cy'ukwezi, wowe ukavuga ati nibishaka bizamfata umwaka ariko nzagera ku ntego. Ubu rero turi mu gihe rwose cyo gushima Imana kubera ko intego yacu twayigezeho, asigaje kongeramo imbaraga kugira ngo noneho tugire umusaruro uhagije. Aya masazi, izi magote nako zirarya, kuri ari gukoramo rwose ndababwiza ukuri ko zirya. Uramutse udafite imboga nyinshi, uramutse wororeye ahantu hatari imboga nyinshi, hatari imbuto nyinshi, ntabwo wayashobora, mvugishije ukuri ntabwo byakunda. Hari ahantu wagera nyine ukabura icyo uyagaburira. Rero nk'abantu batuye hafi y'intuza y'amasoko bashobora kugira amahirwe bakajya babona biriya, bari abakubura mu isoko bakabahereza imyanda imwe n'imwe bakuye mu isoko, bashaka kuyifata bakayigaburira za magoti zazo. Kuko murabona nk'ahangaha hariho murabona ari binini cyane, hariho muri kujya mubona ari dutoya, hano mukabona ziringaniye. Ahangaha harimo n'iz'umukara. Ziriya z'umukara ntabwo tuzigaburira amatungo, duhita tuzikuramo tukazijyana mu cyo bita black room. Ni ahantu zigenda zigasinzirira, zigakata igitotsi, zikamera nk'aho zapfuye. Icyo gihe rero aho ziba ziri, iyo zimaze gusinzira, igihe cyo gusinzira kirangiye, zihita zihinduka amasazi, zikura muri kokiye zari zirimo zigahinduka amasazi. Icyo gihe noneho agakurikira ya faze kuko ngo isazi ivuye muri kokiye, umworozi wayo agomba kuba yiteguye gute. Ni iki isazi ikora imaze kuvuka? Hari kunywa amazi, hari no guhita zibangurirana. Ibyo nabyo tuzabirebaho kuko umuntu ashobora kuba atese isazura y'amazi ute gushobora kujyamo igahita ipfa. Ku batabizi tuzagenda tubirebera hamwe. Murakoze rero, iki cyari ikiganiro cyerekeranye n'ubworozi bw'amasazi y'umukara. Nkaba nabamenyesha yuko tuyorora kugira ngo dushobore kubona amaporoteyine ahagije yo kugaburira ingurube zacu, yo kugaburira inkoko. Hanyuma n'aborora amafi bashobora korora aya masazi y'umukara, hanyuma bakazajya bagaburira amafi yabo akabona intungamubiri zihagije. Izi poroteyine aba ari nyinshi kurusha poroteyine zo muri soya. Ikindi ni uko abantu turya soya n'ingurube zikarya soya, aho kugira ngo ingurube ziducire soya twajya tuziha magoti tube tukirira soya. Mugire ibihe byiza, Imana ibahe umugisha kuba mwafashe umwanya wo gukurikirana iki kiganiro. Naho mu kanya, murakoze. Mwari kumwe na Uwimana Patricia. Bye.